Nanone twongeye kubaramutsa igitondo cyiza abo duhuriye kuri icano. Reka twakire mwene data ku ngingo ku cyigisho cyiza cya munani ari kutwigisha kivuga Yesu n'umugore w'umusamariyakazi. Reka twongere tumwakire mwene data Ildefonse. Ariko mbere yuko dutangira reka tubanze dusenge. Data twese udukundira mu ijoro, tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda, ukaba utugejeje muri uwo mwanya, izina ryawe icyubahiro. Amen. Duteguriye cyangwa se turinganirije kwiga icyigisho kitwereka amateka y'umusamariya kugira ngo natwe kidufashe. Tugusaba kugira ngo uyu munsi uhumure imitima yacu, tubashe gusobanukirwa n'icyo tubwirira mu ijambo ryawe, maze tukwitegura nk'uko ubidushakira, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ni karibu. Urakoze. Reka dukomeze n'ingingo yo kuwa gatatu kuri uyu munsi itubwira iti amazi y'ubugingo. Hari ikibazo kiri kutubwira kiti ni gute umugore w'umusamariyakazi yagaragaje ko nabwo yari atarasobanukirwa amagambo ya Kristo. Yohana ibice 4 umurongo wa 15. Yohana ibice 4 umurongo wa 15 haravuga ngo umugore aramubwira ati databuja mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Urakoze. Reka dukomeze twumve mwuka w'ubuhanuzi. Ubuntu mvanjuru bushobora gutangwa nawe gusa. Ni amazi y'ubugingo yeza, agarura imbaraga mu mubiri, asubiza intege mu bugingo. Yesu ntabwo yavugaga ku ntama imwe y'amazi y'ubugingo ihagije kuyakiriye. Usogongeye ku rukundo rwa Kristo akomeza iteka ryose kurwifuza, kandi nta kindi yifuza. Ubutunzi, ibyubahiro n'ibinezeza by'isi ntibimurangaza. Ijwi ry'umutima we rihora ritaka riti ni wowe nifuza. Kandi ihishurira ubugingo icyo bukeneye, ategereje guhaza iyo nzara n'inyota. Ubushobozi bw'abantu no kubiringira ntibizagira icyo bigeraho. Ibigega by'amazi bizakama, amariba azuma, ariko umukiza wacu ni isoko idakama. Tubasha kunywa, tukongera tukanywa, kandi tugahorana iteka isoko idakama. Uwo Kristo atuyemo ahorana muri we isoko n'imigisha, isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Ni muri iyo soko abasha kuvomamo imbaraga n'ubuntu buhagije ku byo akeneye byose. Wifuzwa ibihe byose, paji 187. Ikibazo cya kabiri kirabaza kiti kimwe n'umugore w'umusamariyakazi na bagenzi be bo mu butayu bavugwa mu gitabo cyo Kuva, ni gute akenshi tunanirwa kumenya ubuntu buhebuje buturuka kuri Kristo? Zaburi ya 78 umurongo wa 15 n'uwa 16 n'uwa 19 n'uwa 20 habanza. Yasaturiye ibitare mu butayu, ibanywesha amazi menshi ava ikuzimu, kandi yavushije amasoko mu gitare, itembesha amazi y'imigezi. 19. Bagaya Imana bati mbese Imana ibasha gutunganiriza ameza mu butayu? Nakangaye hatyo Uwa 19 n'uwa 20 habanza. Uwa 20 habanza aravuga ngo dore yakubise cya gitare. Mwene data arakoze. Reka dukomeze twumve mu mwuka w'ubuhanuzi uko atubwira. Mose yakubise igitare cy'amazi, yakubise igitare, nyamara cyari umwana w'Imana wari wikinze mu nkingi y'igicu.
ahagaragara iruhande rwa Mose kandi atuma amazi abeshaho atemba. Ntabwo Mose n'abakuru b'Abayisiraheli ari bo gusa babonye ubwiza bw'Imana, ahubwo n'iteraniro ryose ryari rihagaze ryitaruye. Nyamara iyo icyo gicu kiramuka kivuyeho, bari kwicwa no kurabagirana guteye ubwoba k'uwari muri icyo gicu. Abakurambere n'abahanuzi, paje 298. Kuba Kristo ari mu buryo burangwa n'ineza mu ijambo rye, buri gihe avugana n'umutima, bikamugaragaza ko ari isoko y'amazi y'ubugingo yo guhembura umutima uzahajwe n'inyota. Ni amahirwe yacu kugira umukiza muzima kandi uhoraho. Niwe soko y'imbaraga n'iby'umwuka zashyizwe muri twe, kandi imbaraga ye ihindura izagaragarira mu magambo no mu bikorwa, ihembure abantu bose bagerwaho n'icyitegererezo cyacu, ibyare muri bo ibyifuzo n'ubushake byo kuronka imbaraga no kubonera, kuko ubutungane n'amahoro ndetse n'umunezero bitajya birangwa n'umubabaro na busa. Ibyo biterwa n'umukiza uba utuye muri twe. Nk'uko tubyumvise hano rero muri iyi ngingo, tubonye neza amazi y'ubugingo icyo amara. Ni uko ayo mazi ahindura imibereho yacu. Umuntu wayanyoye aramuhindura, yamara kumuhindura nawe ya mazi akayasangiza ku bandi, nabo bagahinduka, bityo bikaba uruhererekane. Niyo mpamvu Imana yifuza ko duhinduka, twamara guhinduka natwe tugahindura abandi. Reka duhe na mwene data ikaze kugira ngo nawe agire icyo yongeraho kuri iyi ngingo. Iyi ngingo irasobanutse neza. Aya mazi y'ubugingo afite ububasha bwo kutugeza ku bugingo buhoraho. Hano harimo amagambo meza nakunze avuga ngo isoko y'amazi idudubiza kugeza ku bugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo rero iyi soko y'amazi iyo tumaze kunywa ku mazi y'ubugingo, duhindukira isoko idudubiza ikazatugeza ku bugingo buhoraho. Murakoze cyane. Mwene data arakoze. Reka uyu munsi tugarukira aha, tuzasubukura indi ngingo, ubundi mugire umunsi mwiza. Murakoze.